Muri showbiz nyarwanda ushobora kuba warumvise umuhanzi wigeze kwiga imyaka 28 yigaga kaminuza, mu gihe abandi banyeshuri bigaga imyaka 3, imyaka 4 cyangwa 6 yabaye myinshi. Master Fire we yize kaminuza imyaka igera kuri 18. Ubwo yinjiraga muri kaminuza yahoze ari nkuru y'u Rwanda, Université Nationale du Rwanda, iruhande kwa Mandahande, ubu ngubu yabaye University of Rwanda Huye Campus. Ubwo ryabaye ishami rya Huye kuko haje amashami menshi akubiye hamwe mu cyo bise Université y'u Rwanda UR, harimo Kavemu y'Ibusogo, hakabamo Nyagatare, hakabamo iyi Kayonza n'ayandi mashami agiye atandukanye yo muri UR. Master Fire mu mwaka wa 2006 yaje gukora amateka adasanzwe, yafatanyaga umuziki ndetse no kwiga, ibintu bitamuhiriye habe na gato. Iyi nkuru reka tuyicemo twumve uko umuziki yatekerezaga ko uzamufasha kuba yatera imbere, byarangiye ahubwo umuteje inyuma. Gusa nanone ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Kuri ubu ngubu ni umugabo, afite umugore. Ese yaba yarasoje kwiga iyi kaminuza? Mu ntangiriro z'umwaka wa 2000 ibihugu byo muri Afurika, cyane cyane muri East Africa, byatangiye kwinjira mu muziki. Muri icyo gihe Abanyarwanda bumvaga indirimbo zitandukanye, ariko indirimbo zitari iz'Abanyarwanda, harimo indirimbo z'aba Mr Nice, Kira Muntu na Demuwake, Kikulacho, indirimbo z'aba Chameleone wo muri Uganda, za Kipepeo, za Shida za Dunia, indirimbo z'aba Alikiba nizo zari zigezweho. Nyuma yaho gato abahanzi bo mu Rwanda batangiye kwinjira mu muziki, batangira gukora mu nganzo, harimo ba Man Martin ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Muri iki gihe abahanzi benshi bakoraga injyana ya hip hop mu Rwanda bafatwaga nk'ibirara kubera ko abenshi baga barasutse dread. Mu muco nyarwanda ntago zari zisanzwe zimenyerewe, dore ko abenshi babikoraga ku bastari bagiye bagaragara nk'umunyamajamaica Bob Marley ndetse na Lucky Dube wigeze kuza mu Rwanda mu mwaka wa 2003 ndetse no mu mwaka wa 2006 guhakorera igitaramo kidasanzwe. Nyuma yaho abahanzi benshi bakoraga injyana ya hip hop batangiye gushiraho dread, bigatuma abantu bafata nk'ibirara. Muri abahanzi harimo nk'uwitwa Neg G The General ndetse n'abandi. Neg G The General yakoranye indirimbo zitandukanye n'abahanzi bo mu Rwanda, harimo na ba Riderman, n'umuhanzi wari uzwiho isubirajwi ryiza. Gusa nawe umuziki ntago wamuhiriye. Kuri uyu munsi ntago turi bugaruke kuri aba bahanzi mvuze, ahubwo tugiye kureba ko umuhanzi wakoze umuziki ndetse akaniga. Mu mwaka wa 2006 uwitwa Master Fire yagiye kwiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Iyi kaminuza yitwaga Université Nationale du Rwanda, yari ifite abanyeshuri bake ugereranyije n'ubu ngubu. Mu mwaka wa 2007 uyu Master Fire yinjiye mu bahanzi ba hip hop, atangira kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye, harimo Mutoto wa Kijijini ndetse n'izindi ndirimbo yagiye akora igihe yakoraga umuziki. Mu mwaka wa 2008 yahagaritswe imyaka 2 kubera amakosa, cyane ko kaminuza y'u Rwanda UR hari amakosa ukora bigatuma baguhagarika cyangwa se bakakwirukana. Nyuma y'iki gihano yagarutse mu mwaka wa 2011. Mu mwaka wa 2011 yaraje arongera ariga neza nk'ibisanzwe, ariko nyuma yaho gato yishuye mu biyobyabwenge ndetse n'urugomo. Ibi ngibi byatumye kaminuza nanone imwirukana. Yaje kwisanga Iwawa mu kigo ngororamuco. Avuyeyo agarutse kwiga muri kaminuza yasanze yarirukanwe burundu, cyane ko kaminuza ari amakosa ukora bagahita bakwirukana burundu, harimo no gukoresha ibiyobyabwenge, gukubita no gukomeretsa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu mwaka wa 2017 yagiye kwiga muri UTAB, ubwo yari avuye Iwawa, akaba ari naho rero yasoreje amasomo ye mu mwaka wa 2021. Niko byari biteganyijwe ko azasoza mu mwaka wa 2021 amasomo yari ari kwiga muri UTAB. Gusa bitunguranye ntago yahise ashyirwa ku rutonde rw'abagombaga gusoza aya masomo, ubwo ndavuga ku graduating. Kubera amadeni yari afitiye iki kigo, byabaye ngombwa ko ajya gushaka ibyangombwa muri FARG. Iyi FARG rero ikaba yarafashaga abatishoboye. Gusa nanone kubera amariteke yari afite, ntabwo yasohotse ku rutonde nanone rw'abagombaga kugraduatinga mu mwaka wa 2022. Hari amasomo menshi yari yaratsinzwe, byatumye adashyirwa ku rutonde rw'abagombaga kugraduatinga muri uyu mwaka wa 2022, ahubwo ashyirwa ku rutonde rw'abazasoza mu mwaka wa 2026. Ubwo niko nanone yagendaga asubiramo ayo masomo yari yaratsinzwe kugira ngo abashe kubona amanota ashyirwe ku rutonde rw'abazagraduatinga muri uwo mwaka wa 2023. Master Fire wari umaze imyaka irenga 17 ari kwiga kaminuza, dore ko yari yaratangiye mu mwaka wa 2006, akaba yarageze mu mwaka wa 2022 atarasoza. Mu mwaka wa 2023 nibwo yabashije gushyirwa ku rutonde rw'abagomba gukora graduation. Mu mwaka wa 2023 yakoze graduation nk'ibisanzwe, yishimira intsinzi yagezeho, ariko nanone yibutsa urubyiruko ko kwiga ari ikintu cy'ingenzi kandi iyo bidakozwe neza bitatanga umusaruro.
Kuri ubu ngubu Master Fire ni umwenjeniyeri, yubakisha amazu. Yavuze ko iby'umuziki yaba yabishyize ku ruhande kuko yasanze rimwe na rimwe bibangamira inzozi ze ndetse n'ahazaza he, ariko ngo nanone atabireka burundu. Kugeza ubu Master Fire afite imyaka 41. Umwaka ushize wa 2025 mu kwa 11 tariki 27 yasezeranye mu mategeko n'umukobwa biteguraga kubana. Ubu ngubu Master Fire ni umugabo, arubatse, afite urugo. Master Fire yakoze ibihangano bigiye bitandukanye, ibyinshi yabikoreye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Amavideo menshi y'indirimbo ze niho yafatiye. Mu ndirimbo yakoze harimo nka Mumpe Mujyane imaze imyaka 6, Byina iyo ngoma nayo imaze imyaka 6, Muze turwanye nayo imaze imyaka 6, Kazuba, Amavubi yakoreye ikipe y'igihugu y'Amavubi, Nakupenda yashyize mu rurimi rw'igiswahili, Mtoto wa Kijiji nayo imaze imyaka 6, Girls Love imaze imyaka 6, Icyama imaze imyaka 6. Nubwo navuze ko zimaze imyaka 6, ariko iki gihe nibwo yabaje kuzishyira kuri YouTube, ariko izi ndirimbo yaziye azikora mu myaka itandukanye zo guhera muri 2009 kuzamura kugeza mu mwaka wa 2020. Ngayo nguko ibya Master Fire, umuhanzi udasanzwe w'umunyarwanda wize kaminuza imyaka igera kuri 18. Ese wowe wakwemera kwiga iyi myaka yose cyangwa wabivamo bikarangira?